umuntu ushaka kugabanya umubyibuho yirinda kunywa arya. Icyo ni kimwe. Ntashozaho ntanywa ariko rya ntabanza. Amazi yanywa mu gitondo abyutse akongera kuyanywa nimugoroba, ariko ku biryo yagera ku isahani akarya ibiryo gusa bitagira ikinyobwa. Icyo ni kimwe. Kabiri, afata igihe cyagenewe guhagarika ikigaburo. Ibyo bita jeûne hebdomadaire. Akagira igihe cyagenewe kureka kurya rimwe mu cyumweru, kugira ngo igifu cye kidahanuremo indurwe. Yarangiza maze uwo munsi iyo waretse kurya, umubiri ushaka kwirya. Iyo ushatse kwirya ukamura indurwe, ugakamura amavuta, noneho uwo munsi ariko ukanywa ukabona bya bintu ngo ni jeûne sec. Ntabwo yemewe. Umuntu asabwa icyabuzwa no kurya, ariko ntabuze ko kunywa amazi. Noneho kubwibyo aya mazi yanyoye akokora